nasanze ari n'uburyo bwiza bwo gutegura ibihe byo mu masaziro. Yego, ngira ngo Bwana Moni, abantu benshi bagenda batinya gutera ibiti bimara igihe kirekire mu butaka, ariko ndakubwiza ukuri, iyo ufite avoka nk'iyi ukayitera ku myaka yawe ikiri mikeya, ngira ngo ubu ngubu uru ruyange ubona, iyi ngiyi nababwiye ko ubundi ziri kumara imyaka 2 n'igice. Yego, bagira ngo murabona yuko nazindutse nikwije ndi mu rw'umurera. Ubwo rero nagira ngo mbabwire yuko hari umworozi n'umuhinzi nagiye gusura, kugira ngo musanzwe mumubona muramuzi, ariko ni ikintu nagira ngo mbakorere kugira ngo mubone yuko tugera kuri tere, kugira ngo tuganire n'ababorozi, turebe inama batugira nkuko nanjye nyazibagira, kugira ngo mujye mukurikira n'inama z'abandi babimazemo igihe, mutazajya mugira ngo ni nge woroye gusa cyangwa se inama mba ndi kubagira nta bandi bari mu mushinga. Ubwo rero uyu munsi turaganira ku kijyanye n'ubwatsi bw'inkwavu, uburyo wakwita ku nkwavu zawe. Narabibabwiye, imirire ni ikintu cya mbere cy'ingenzi. Hanyuma nyuma yaho turaza no kuganira ku kijyanye n'akamaro k'inkwavu. Umusaruro w'inkwavu uduha akahe kamaro mu buhinzi? Ibyo ni ikiganiro turi bugirane, muza gukurikira, kugira ngo ejo bundi utazavuga ngo ubworozi nta musaruro butanga. Ntitukarebe gusa ku nyama ngo nzagurisha inyama, ngo nzagurisha amatungo gutyo gusa, ahubwo ngira ngo murabibona yuko ni ibintu bishobora kuguha umusaruro utandukanye kandi ufite akamaro. Mukurikire rero ino video kugera irangiye. Iki kiganiro ni ikiganiro cyiza kirimo ubumenyi butandukanye, haba ari ukwita ku nkwavu, haba ari ukwita ku buhinzi, n'uburyo cy'inkwavu zishobora kuba zagufasha mu buhinzi bwawe ukabona umusaruro utangaje. Rero bavandimwe, turi kumwe, reka twinjire mu ifamu y'uyu mworozi n'umuhinzi, hanyuma tuganire ku kijyanye n'ibikorwa byiwe bitangaje. Kurikira Iwacu Connect. Iki kiganiro muraza kukibona kuri Iwacu Connect ndetse no kuri Soso Rabbit Farm channel yabo kuri YouTube. Utarakora subscribe uyikore, kugira ngo ujye ubasha kubona ibindi biganiro byisumbuyeho, hanyuma unasharinge nimba wanyuzwe ku bandi bantu, unashyireho comment y'icyo ubona udasobanukiwe neza, twazagusobanurira ubutaha. Hanyuma rero ikindi nuko rwose mukomeze mukurikire ibiganiro tujya tubagezaho. Uwo byafashije ajyaza yandika muri comment ati iki kiganiro kimfashije kuri ibi, iki kimfashije guhindura iki n'iki. Sawa rero, turi kumwe Iwacu Connect. Umva neza, Moni niwe muhorana, turi kumwe kandi turabakunda. Abakunzi bacu ba Iwacu Connect, ngira ngo muri kubibona yuko ngeze ahantu mbona imyaka imeze neza cyane, isa neza ku buryo buteye amatsiko, ndetse buri wese ashobora no kwibaza ngo iki kirayi kimerewe gute, kugira ngo kimere gutya nakora iki? Hano hari ibyo ubuhinzi bugiye butandukanye. Urabona hari iyi sukuma wiki, murabona yuko imeze neza cyane. Murabona yuko iki kirayi rwose kiteye amabengeza. Hano hari itunda, reba ukuntu rishishe. Genda narababwiye, reka tuze tumenye ibanga uyu muhinzi akoresha. Hano hari avoka, ngira ngo ni bakeya mushobora kuba mwabona avoka ishishe kuri uru rwego, kandi nayo ikaba ari imbuto nziza cyane. Murabona yatangiye no kurabya, kandi mureba ukuntu ingana. Mu minsi iri imbere baratangira no gusarura, ahubwo imiteja yaje. Reka tumusuhuze. Bwana Soso, muraho? Muraho neza.
komera cyane. mukomere Ngusanze mu murima wawe noneho nari nsanzwe nkuzi ku nkwavu ariko burya none no guhinga urahinga. Turahinga. Ubu se ko ndeba bimeze neza mwakabyaramwe noneho ari inkwavu zimeze neza, ari ubuhinzi nabwo ndabona reka da ntago wikoraho. Arega ubundi numva bavuga ubuhinzi n'ubworozi birajyana. Bakunzi bacu rero Iwacu Connect twageze kwa Soso Rabbit adutembereza mu ifamu yiwe y'ubuhinzi n'ubworozi, ngira ngo mwese mugenda mubibona agira inkwavu nziza z'icyororo, ariko ndabona hari n'ibindi byiza afite bijyanye n'ubuhinzi. None ndashaka kugira ngo mwibarize ibanga yaba akoresha kugira ngo agire imyaka myiza imeze gutya. Murabona harimo amatunda ameze neza, harimo ibirayi bimeze neza n'amavoka, hari byinshi. Reka tumubwire tuganire gatoya atubwire ibanga yaba akoresha. Bwana Soso, ibi bihingwa byawe byaba bimeze bite? Murakoze cyane nk'uko abadukurikira bahora babibona duhora tubibabwira. Ubundi ubuhinzi n'ubworozi birajyana. Ntabwo ushobora korora inkwavu ngira ngo usige inyuma ubuhinzi. Muri urwo rwego rero ngira ngo muri jaride yacu muri kubona dufitemo ibihingwa byinshi, ngira ngo nk'uko mwarimu bikomojeho, hano dukora ubuhinzi bw'amatunda, ngira ngo mwagiye mubibona. Duhinga amatunda, tugahinga ibirayi, ngira ngo ibirayi mu majyaruguru rero ni ibisanzwe, ngira ngo murabizi ko tugenda tubihinga. Yego. Kandi turabikunda. Urumva rero ntabwo warya inyama y'agakwavu ngo usige ikirayi nanone. Yego rwose. Turabikunda. Usibye ibirayi rero ngira ngo urabona ko negereye igiti cya avoka. Dufite ibiti bya avoka. Ibiti bya avoka nabyo twabonye ari igihingwa cyiza tugomba gukurikirana kandi tukagihinga, kubera ko avoka irakunzwe kandi burya ni igihingwa ngandurarugo. Usibye ko ngubu cyabaye n'igihingwa ngandurabukungu cyane, kuko avoka yabaye zahabu, ngira ngo urabizi bikomeye. Ngira ngo rero nk'uko wari ubikomojeho, ngira ngo iki giti ubona negereye kimaze imyaka 2 n'igice. Izi voka iwanyu zibaye mu majyepfo? Njya nzibona ariko zidashishe nk'izi. Ngira ngo hari ushobora kuba ufite ibanga ryihariye nk'uko wabitubwiye, utubwira uti inkwavu ati ntago wakorora udahinga. Ndashaka kugira ngo udufashe kubihuza. Ese ni akahe kamaro izi nkwavu ziri kumara kuri ubu buhinzi bwawe? Ngira ngo nk'uko ubibona iyi avoka nari nkubwiye ko imaze imyaka 2 n'igice. Yego. Ku myaka 2 n'igice rero urabona ko iratoshye. Ibanga nta rindi, burya ni ifumbire y'inkwavu. Inkwavu buriya ifumbire turayifata tukayitunganya tukayishyira ahabugenewe. Yego. Ariko nyuma yaho tukayikuraho tuyizana hano mu murima. Ngira ngo iyi avoka buriya kuva ikiri ntoya tukitera twagiye dushyiraho ifumbire. Ngira ngo na n'ubu nta ibanga nta rindi, ni ifumbire y'inkwavu rero. Tugira amoko abiri, hari amahurunguru. Ari amahurunguru inkwavu zigenda zihurungura, niyo tugenda dukoresha muri ubu buhinzi. Ngira ngo ibi biti bya avoka ngira ngo murabona ko twabihinze ku buryo bufatika. Turashaka kugira ngo uyu musaruro nawo wunganire uw'inkwavu, kubera ko inkwavu babandi bavuga ngo nta musaruro zigira, cyangwa se ni gute umusaruro w'inkwavu twakomeza kuwubyaza imbaraga. Aya mahurunguru tujya tuyafata tukayakoresha muri ubu buhinzi. Ngira ngo usibye amahurunguru rero ahubwo hari n'amaganga. Amaganga tuyakoresha mu kwica udukoko. Ngira ngo tukagenda dutera haba ku birayi cyangwa se no kuri aya matunda
arakora cyane. Urakoze cyane. Uti dukoresha ifumbire y'inkwavu. Bakunzi bacu, nagiye mbabwira akamaro k'ifumbire y'inkwavu. Ntabwo inkwavu zitanga inyungu gusa ku nyama cyangwa se kugurisha icyororo, ahubwo zitanga n'indi nyungu abantu batazi. Niyo mpamvu nakunze kubabwira ngo urukwavu ni zahabu. Urukwavu ni zahabu. Ngira ngo murabona ko iyi myaka irashishe, imeze neza. Abivuze neza yuko akoresha amaganga akaba yakwica udukoko, kandi ngira ngo murabibona avoka zijya zikunda kugira udukoko twinshi dutumaho, ndetse n'amatunda akunda kugira udukoko twinshi tutumaho tuza ku mababi, ariko murabona yuko rwose ibi bihingwa bye bimeze neza kubera ya maganga akoresha afuhera ku mababi. Ibi rero biza bitwereka iki? Biza bitwereka yuko nk'uko yabivuze, ubuhinzi n'ubworozi ni ibintu bijyana, kandi ikindi nanone bikaba byiza kurushaho iyo ukoze ibintu, ubuhinzi bukomatanyije cyangwa se ubworozi bukomatanyije, kugira ngo ubashe kubona umusaruro wose ushoboka. Murumva ibyo twafataga rero nk'umwanda, ya mahurunguru n'amaganga y'inkwavu, nibyo biri kubyara uno musaruro muri kubona. Bwana Soso, watubwiye ko ibirayi bimeze neza, amatunda ameze neza nk'uko biri kugaragara, avoka byose bimeze neza cyane. Ibi byose ukaba uvuga uti mbikesha urukwavu. None urukwavu ni iyihe nyungu yihariye ubona mu gukoresha ino fumbire y'inkwavu? Ese itandukaniye n'abakoresha ifumbire y'amase y'inka cyangwa se y'ingurube? Urakoze cyane. Ifumbire y'inkwavu idufitiye akamaro. Icya mbere, mbwira abadukurikiye ko ifumbire y'inkwavu burya ihora ari fresh. Ihora, nubwo iba ari fresh, urukwavu rukimara guhurungura buriya ari amahurunguru, ntabwo aba afite, ntabwo aba ashyushye ku buryo ashobora kwangiriza igihingwa. Icya mbere ni uko tuyikoresha ikiri fresh, ntabwo bisaba ngo tubanze twayishyira ahantu ibanze yamara igihe kirekire ibore, cyangwa se ite wa mwuka mushyashya ushobora kwangiriza ibihingwa, nk'uko amase y'inka cyangwa indi fumbire y'imborera ibanza yahora. Inkwavu zo ifumbire yazo ikora igishyushye, byose birashoboka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, inkwavu iyi fumbire aho tuyikoresheje ntabwo ari ngombwa ko dushyiramo imvaruganda. Imvaruganda ngira ngo abadukurikira barabizi, ngira ngo ifumbire isigaye ihenze, irahenze cyane. Mu gukemura icyo kibazo rero, ngira ngo byaba byiza abadukurikiye baramutse boroye inkwavu, iyi fumbire isimbura imvaruganda, kuko ngira ngo nk'uko ubibona hano nta mvaruganda tugikoresha, twarayisezereye pe, twarayisezereye. Ngira ngo aya matunda ubona ubu nta yindi fumbire twigeze dushyiraho, kandi ngira ngo urabona ko aratangira kwera cyane rwose. Ngira ngo ifumbire y'imvaruganda na bwa buryo bwo kuvuga ngo iyo uyikoresheje cyane mu murima ishobora kujumbura umurima, ariko iyi y'imborera ikomoka ku nkwavu turayifumbiza igihe kirekire, kandi ibihingwa byacu bikaba bifite umwimerere, bikanakura neza. Usibye rero kuba bikura neza, no mu buryo bw'agafaranga burya urabizi cyane iriya fumbire kuba ihenze y'imvaruganda. Iyo rero dufite depo y'iyi fumbire y'imborera, biradufasha cyane, ako gafaranga tukagira ibindi tukerekezamo. Urakoze cyane. Ngira ngo murabyumva abakunzi bacu, narabibabwiye muri video nabanje gukora ku kijyanye n'ifumbire y'inkwavu, ku kijyanye n'amaganga y'inkwavu, akamaro kayo twarabibonye, aho itandukaniye n'ifumbire mvaruganda twarabibonye, aho itandukaniye n'andi mafumbire. Ngira ngo na Soso nawe abitubwiyeho, atubwira uburyo ki iyi fumbire y'amaganga y'inkwavu bidasaba kugira ngo ibanze ihore, ushobora kuba wahita uyikoresha
ako kanya, bitandukanye n'uko andi mafumbire ubanza kuyareka akabanza agahora, kubera yuko iyo uyakoresheje nabi ashobora kugira gute, ashobora gutwika ya myaka yawe. Iyi fumbire rero ngira ngo murimo murayibona, iyi ni ifumbire nziza idatwika imyaka, ngira ngo twarabibonye muri video zabanje, munyere kuri Iwacu Connect ziriho zibasobanurira ikijyanye n'ifumbire y'amaganga y'inkwavu ndetse n'amahurunguru. Ngira ngo muri kubibona rero, ni ifumbire nziza ishobora kugufasha mu kwiteza imbere ndetse no kusevinga cyangwa se kubika ya mafaranga wajya gukoresha mu fumbire mvaruganda cyangwa se mu yandi mafumbire. Murabona ko rero ubworozi bw'inkwavu njya mbabwira bakagira ngo ni ibikabyo cyangwa se wenda ni ukubeshya, ariko ngira ngo muri kubyibonera, kuko jyewe naravuze nti nzajya njya kuri tere kugira ngo mubashe no kubona ubuhamya bw'abandi bari gukora ibyo bintu. None Soso, uyu murima wawe uteye amabengeza pe, uteye amabengeza. Urebye ibintu birimo ukareba n'uko ungana, hari benshi bafite ubutaka bunini ariko bapfusha ubusa, batabasha kuba bakora ibintu bitandukanye nk'ibi ngibi kandi bibaha umusaruro mwiza. None icyo twarenzaho kindi kijyanye no kuri ubu bworozi no kubuhuza n'ubu buhinzi, ese ubona ari iki kiri gutuma abantu bagira impungenge zo kujya mu buhinzi ndetse n'ubworozi? Kuko uko mbibona, hari aho bishobora kuba biri kugukura, hari n'aho bishobora kuba biri kukugeza n'icyerekezo cyawe ufite. Ese ibi bintu kubihuza ubona ari bifitiye umuturage akahe kamaro? Birumvikana akamaro ko nk'uko twakomeje kugenda tubivuga, akamaro karahari. Ngira ngo nk'aya matunda ubona, ngira ngo amatunda arahenze, urabizi. Kandi amatunda ni igihingwa, ni imbuto kandi imbuto zirakenewe haba ku bana no ku bantu bakuru. Abantu bakuru ngira ngo aho kwirirwa bajya mu bindi biribwa bibangiriza imibiri, ubutaka burakungahaye ku buryo dushobora kububyaza umusaruro, kandi noneho tukibanda ku mbuto. Kwibanda ku mbuto rero, nahisemo kwibanda ku mbuto mu rwego rwo kugira ngo nshobore kwihaza kuri izo ntungamubiri, cyane cyane ko zirakenerwa. Nk'aya mavoka, ngira ngo burya ni byiza kuba ufite ifunguro, wafata ifunguro ryawe ugashyiraho na avoka. Nk'uko mubibona, izi avoka ni izo mu bwoko bwa etingeri, ni etingeri, ngira ngo nk'uko mubibona, ku myaka 3 rero ngira ngo twizeye ko nibigenda neza, umusaruro wacu nta kabuza tuzaba tuwufite, kubera ko murabona ko zimwe zatangiye guhombeka. Amatunda yo rero ni ibisanzwe, murabona ko arimo aratangira gushora, ari gutangira gushora. Izi avoka mubona, burya usibye kuba ari igihingwa abantu bakunze, ariko nasanze ari n'uburyo bwiza bwo gutegura ibihe byo mu masaziro. Yego, ngira ngo Bwana Moni, abantu benshi bagenda batinya gutera ibiti bimara igihe kirekire mu butaka, ariko ndakubwiza ukuri, iyo ufite avoka nk'iyi ukayitera ku myaka yawe ikiri mikeya, ngira ngo ubu ngubu uru ruyange ubona, iyi ngiyi nababwiye ko ubundi ziri kumara imyaka 2 n'igice. Yego, mu myaka 3 rero zizaba zitangiye kwera. Ngira ngo uru ruyange ubu ngubu ntabwo ruza gupfa, byanze bikunze imbuto ziri buhaze. Biragaragara ko ari nyinshi cyane. Ni nyinshi. Ubwo rero gufata igiti gitangiye kwera kingana gutya no mu masaziro, numva ko cyazamperekeza cyane, kuko turasarura tukazirya turi batoya, ariko no mu myaka yo hejuru turi gusaza, igiti tukagumya kukirya.
urakoze cyane rero cyane. ni pansiyo umuntu aba ari kwiteganyiriza, nuko nabivuga kandi tukabifashwamo n'iki n'ubworozi bwacu tugenda dukora bw'inkwavu, kuko iyi fumbire iradufasha cyane rwose. nk'uko ubivuze neza, ibi ni ibihingwa ngengabukungu rwose. nk'uko wari ubivuze, n'ubundi umworozi, umuhinzi, tuba turi mu rugamba rwo kwihaza ariko no kurwanya imirire mibi. ngira ngo byose murabizi yuko biri no muri gahunda y'igihugu, kugira ngo tunafashe n'abaturage nabo kurwanya imirire mibi duhinga imbuto, ariko nanone bikanafasha na wa mworozi gukirigita ifaranga. Bwa bworozi bukaba buri kumwe n'ubuhinzi, kugira ngo ubone wa musaruro mwiza ukeneye, kandi noneho ukugirire akamaro, ugirire n'igihugu akamaro. Bwana Soso, mu gusoza ngira ngo twavuze ku bintu bitandukanye. urabona ko imyaka yawe ni imyaka navuga yera mu buryo buri karemano, mu buryo buri naturel, nta mafumbire, nta miti yica udukoko, kuko ukoresha amaganga y'inkwavu, ugakoresha ifumbire y'inkwavu y'imborera. ese ubona icyerekezo ari ikihe muri ibi bihe? Hari abantu benshi bajya bavuga ngo, cyane cyane aborozi b'inkwavu, bagatangira bakavuga bati amaganga twayaburiye isoko. ese ubona icyambere ari ukuyagurisha, cyangwa ahubwo icyambere ni ukumenya uburyo ki bashobora kuyabyaza umusaruro nk'uko uyabyaza umusaruro? ngira ngo abavuga ko amaganga bayaburiye isoko, ngira ngo akenshi hari babiterwa no korora wenda badafite ubuso buhagije bwo kuba bakoreraho ubu bworozi, ariko nabwo bayagurishije ngira ngo babonamo agafaranga kandi kaza kunganira ibikorwa byabo. ariko ntabwo icyambere ari ukuyagurisha, nababwiye ko burya usibye kuba udafite n'ubutaka bunini, no mu mbuga ushobora gukoramo jaride. ushobora gukoramo jaride rwose, n'ibirayi wabitera ku kantu gatoya. izi mboga zirakenewe, igiti cya avoka se, no mu buso butoya ushobora kuhakorera ibyo. rero kugurisha amaganga ntabwo ari byiza, ahubwo ngira ngo umuntu niba agiye muri bizinesi y'ubworozi bw'inkwavu, ntabwo agomba gutegereza ngo azabona amafaranga ari uko yagurishije urukwavu. oya, ntabwo ariyo profit yonyine. iyo afashe aya maganga akayakoresha mu buhinzi nk'uku, iyi myaka iyo yeze yunganira imirire, kandi imirire babizi ni ugusohora agafaranga. ariko iyo ikirayi cyeze nka gutya, tumara nk'icyumweru tutongeye kujya ku isoko, tutagiye ku isoko. ngira ngo rero ni ibisanzwe iyo aya maganga adufashije tukabona igihingwa kirakuze, iyi avoka ikaba itoshye gutya, mu minsi mikeya tugiye kujya tuzirya tutaziguze, ahubwo turateganya no kuzasagurira amasoko. cyane rwose iyi fumbire, amahurunguru, amaganga, ntawashidikanya kuvuga ko byunganira ubuhinzi bwacu. kandi rwose ubworozi bw'inkwavu ni bwiza cyane. niba bukore ahubwo ngira ngo ni byiza ko Iwacu Connect muba mwatugezeho, mukaza kwereka abadukurikiye ko ntabwo ibyo tubabwira tugenda tubabeshya, ahubwo tuba tubereka uko tubishyira mu ngiro. nabo rero nibabikore, kandi twizeye ko umusaruro bazagenda bawubona, nk'uko bamwe bagenda batubwira bati natwe tukora biri kugenda. numva ko rero n'abataratangira nibatangire, turi hano kugira ngo tugende tubahereza amakuru akenewe yose. Urakoze cyane. Reka dushimire abadukurikiye. Ubumenyi turabutanga burahari. Ukeneye andi makuru ku bijyanye n'ifumbire y'inkwavu, nagere kuri Iwacu Connect. iki kiganiro kiraza no gutambuka kuri Soso Rabbit Farm. hanyuma icyo nababwira ni uko witangira gutekereza ngo isoko, witangira gutekereza ngo ibiki, ahubwo tangira uyu munsi ukore, hanyuma ibikorwa biba byivugira, biba bihari. ngira ngo muri kubibona yuko rwose ni ibintu bishoboka, kandi ku kiguzi gitoya cyane, kitagusaba umwanya munini, kitanagusaba n'igishoro gihambaye. Tangira rero uyu munsi, hanyuma tugendane intambwe ku ntambwe, twiteza imbere. birashoboka. Bwana Soso,
yego fasha usezere ku badukurikiye, ugire n'inama ubagira yabafasha mu kunoza ubworozi bwabo n'ubuhinzi neza, kuko ni ibikorwa bibiri twabonye bigendana. ngira ngo abakurikiye Soso Rabbit Farm Ltd na Iwacu Connect, kari akanya ko kugaragaza ko kugira inama abakomeza kugenda badukurikira, batubaza n'ibibazo bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane mu bworozi bw'inkwavu. Ngira ngo rero twababwiraga ko inkwavu ntabwo ziduha amafaranga gusa kubera ko tuzigurishije, ahubwo n'umusaruro ukomoka ku mwanda wazo, niba ariko navuga, amahurunguru, amaganga, naho n'indi soko y'amafaranga, naho ducukura amafaranga. Urukwavu rero ni zahabu. Mworore inkwavu, mushakisha amakuru, turahari ngo tubagire inama nk'uko mwakomeje kugenda mudukurikira. Tubashimiye ko rero mudahwema kuduha n'ibitekerezo, mukatubwira muti mujye mutusobanurira no kuri ibi n'ibi, ariko tukanabibutsa ko ari ngombwa gukurikirana ikiganiro. Ntugende ngo usinzire, ahubwo namwe mujye mushyira mu bikorwa, mutangire mukore andi masomo. Burya umuntu yiga akora. Ndabashimiye rero, murakoze cyane. Naho ubutaha. Iyi ni Soso Rabbit Farm na Iwacu Connect. Ciao ciao. Urakoze cyane.